Gusenga ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umukristo. Ni uburyo tuvugana n'Imana, tukayiramya, tukayishimira, tukayisaba kandi tukayumva. Ariko Bibiliya itwigisha ko gusenga neza bidasaba amagambo menshi gusa, ahubwo bisaba umutima witeguye. Dore imyitwarire 5 ugomba kwitaho mbere yo gusenga. Icya mbere, jya imbere y'Imana ufite umutima wicishije bugufi. Imana ikunda umuntu uyegera yicishije bugufi. Kwishyira hejuru cyangwa kwibona bituma umutima utakira ibyo Imana ishaka kuvugisha. Iyo usenga, emera ko ukeneye Imana kandi ko ari ishobora kugufasha. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo ibice 4:10 hatubwira ngo mwicishe bugufi imbere y'Uwiteka nawe azabashyira hejuru. Iyo wicishije bugufi uba wemeye ko Imana ari ifite ubushobozi bwose kandi uba wihaye icyubahiro gikwiriye. Icya kabiri, saba imbabazi kandi ubabarira abandi. Icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Ni byiza gufata umwanya ukisuzuma mbere yo gusenga, ugasaba Imana kukubabarira ibyaha byawe. Nanone, niba hari uwo mufitanye inzika, umubabarire mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 11:25 hatubwira ngo nimuhagarara musenga mubabarire uwo mufitanye ikintu kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Umutima ubabariye abandi uba witeguye kwakira imigisha y'Imana. Icya gatatu, ajya usenga ufite kwizera. Kwizera ni ishingiro ryo gusenga. Ntusenge ushidikanya ko Imana ishobora kugusubiza. Nubwo igisubizo cyatinda, komeza kuyiringira. Yakobo igice cya 1:6, ariko nasabe yizeye adashidikanya na gato. Nanone Yesu yaravuze ati muri Mateyo 21:22, ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa. Kwizera bituma umutima ugira amahoro kandi ukiringira isezerano ry'Imana. Icya kane, irinde ibikurangaza, ushaka ahantu hatuje. Yesu ubwe yajyaga ahantu hiherereye gusenga. Ahantu hatuje agufasha kwibanda ku Mana no kumva neza ijwi ryayo. Mateyo 6:6, ariko woweho nusenga ujye winjira mu cyumba cyawe, ukinge urugi, usenge, so mu ijuru arakumva. Niyo bishoboka uzimye ibintu bishobora kukurangaza nkuko wafunga telefone cyangwa ibindi bintu bishobora gutuma utakaza umutuzo. Icya gatanu, shimira Imana kandi wemere ubushake bwayo. Gusenga si ugusaba gusa. Tangira ushimira Imana ibyo yagukoreye, hanyuma wemere ko ubushake bwayo ari bwo bwiza kurusha ubwawe. Abafilipi ibice 4:6 ni hari amagambo atubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mushaka bimenywa n'Imana, mubisabye mubyinginga mushima. Yesu nawe yarasenze agira ati muri Luka 22:22, ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Iyo wemeye ubushake bw'Imana ubu yizeye kandi ukemera ko izi icyakubera cyiza kurusha uko wowe ubizi. Niba ushaka kubona ubusabane bwimbitse n'Imana, ujye witoza izi ngeso 5: kwicisha bugufi, kwihangana no kubabarira, kwizera, gushaka ahantu hatuje no gushima Imana wemera ubushake bwayo. Izi nizo nkingi z'ubuzima bwo gusenga bukomeye. Ujye wibuka ko Imana itareba ubwinshi bw'amagambo ahubwo ireba umutima. Niba wegereye Imana ufite umutima uboneye, uyiringiye kandi uyubashye, izumva amasengesho yawe kandi ikiyobore mu nzira nziza. Yakobo ibice 4:8, harwa ni munyegere nanjye nzabegera. Imana ibaho umugisha kandi bahe imbaraga zo gukomeza kubaho ubuzima bwo gusenga buri munsi. Niba wadukunze kandi ukabakunze ibiganiro byacu, ntibagiye gukora subscribe ndetse na share, uduhe n'igitekerezo cyawe uko ubitekereza. Imana ibaho umugisha no mu biganiro byacu bitaha.